Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe mwese abo turi kumwe hano mu materaniro kuri Google Meet, abari mu bihugu bitandukanye. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nsuhuje abantu bose badukurikiranye kuri channel ya YouTube. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hose, aho muherereye hose. Turabizi ko wumva ubu butumwa bwiza ukaburangiza. Ni byiza ko ufata umwanya ukicara ukumviriza mpaka usoje, byaba ngombwa ugafata n'agakaramu ukandika kugira ngo ibyo wize bikomeze kuguma muri wowe. Uyu munsi ndagira ngo twige cyangwa se tuganire ku ijambo rya topic y'uyu munsi yitwa ngo ubuntu bwarambonye. Ubuntu iyo tuvuze ngo ubuntu bwarambonye, bivuga ngo bwaragushatse hanyuma burakubona. Biragoye cyane ko muri iyi minsi tuvuga ijambo ubuntu. Ijambo ubuntu ryambaye ibara, ryambaye ishusho itari nziza mu bantu bagiye batandukanye, cyane cyane mu bana b'Imana. Iyo uvuze ubuntu abantu bahita biruka, abantu batangira kwibaza ibibazo byinshi, bati nawe ni wa wundi, bati nawe ari muri ba bandi. Ariko mu by'ukuri mu byo bavuga harimo no kuvuga yuko ubutumwa bw'ubuntu ari inzaduka. Ibyo byose n'ibindi bagenda bavuga ko baha abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha. Mu by'ukuri ntabwo ari byo, kuko ubuntu ntabwo ari ubutumwa bw'inzaduka, ahubwo nibwo butumwa bwonyine. Ubuntu si ubutumwa bw'inzaduka, ahubwo nibwo butumwa bwonyine bwuzuye mu byanditswe. Abandi bavuga ibindi bitari ubuntu nibo bavuga iby'inzaduka. Kandi ikintu kuba inzaduka ntabwo bivuga ko kimaze imyaka mike. Ikintu gishobora kumara imyaka 100 kandi ari inzaduka, gishobora kumara imyaka 200 kandi ari inzaduka. Inzaduka bisobanura iki? Ntabwo bivuga ikintu kimaze igihe gitoya. Inzaduka bivuga ikintu kindi gishyashya kije, mu yandi magambo gisangaho ikindi cyari gisanzwe. So ubutumwa bwiza nibwo bwabayeho kuva mbere, kuva igihe ibyanditswe byandikwaga. So ibi bindi abandi babwiriza bijyanye n'imigisha y'ibifatika, gutunga ibintu, gutunga amafaranga, kugira gute, ibyo nibyo byitwa inzaduka. Uretse n'ibyo ngibyo n'ubundi butumwa butari muri Bibiliya, nk'ubutumwa bwagiye buza bubwira abantu ngo mukore gutya kugira ngo Imana igire gutya, mwihane, mwature ibyaha byanyu, mugire. Ibyo byose nibyo byitwa inzaduka, kuko isomye Bibiliya usanga ubutumwa bwiza atari cyo buvuga. Mana ishimwe cyane. So rero uyu munsi ndagira ngo nze gusobanura ubuntu neza, hanyuma tuze kuvuga uburyo ubuntu bwadushatse bukatubona. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ingenzi cyane gusobanukirwa ijambo ubuntu. Abantu benshi bagenda iyo tuvuze ubuntu, cyane cyane abanyedini bahita bavuga ngo n'ubundi se ngo ubuntu ngo turabwemera, ngo twe ubuntu turabwemera, ngo ariko mwe uko mubuvuga ngo siko bumeze. So kibaza ubuntu mwe mu bwitwa iki? Agahita avuga ati n'ubundi twacunguwe kubw'ubuntu. Agahita akomerezaho ngo turabyuka kubw'ubuntu, ngo turarya kubw'ubuntu, ngo turabyara kubw'ubuntu, ngo dushaka abagore n'abagabo kubw'ubuntu, ngo ubuntu nibwo butuma duhumeka. Ugasanga arabivanze, kuko iyo Bibiliya ivuze ubuntu, kuko nababwiye ko Bibiliya igira ururimi rwayo, ntabwo ubuntu ari imbaraga zituma ubyuka mu gitondo, ntabwo ari igituma urya saa sita na nimugoroba. Ubwo si bwo buntu, kuko biramutse ari bwo buntu twavuga yuko n'abantu batizera kubyuka mu gitondo bararya bakanajya mu kazi bakavayo bagatunga n'ibintu, twavuga ko ubwo nabwo ari ubuntu bagiriwe. Ariko iyo Bibiliya ivuze ubuntu mu rurimi rwa Bibiliya, ubuntu ni umuntu. Mu rurimi rwa Bibiliya ubuntu ni umuntu. Ubuntu ntabwo ari ikintu runaka, ubuntu ni umuntu.
ubuntu ni Kristo. Reka mbivuge muri aya magambo, ubuntu ni umuntu ari we Kristo. So iyo tuvuze ubuntu bw'Imana tuba tuvuze Kristo w'Imana. So Bibiliya ifite ururimi rwayo rwihariye. Iyo tuvuze ubuntu bw'Imana tuba tuvuze Kristo w'Imana. So tuvuze ngo ubuntu bwarambonye tuba tuvuze ngo Yesu Kristo yarambonye. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo tuvuze ngo ubuntu bwarambonye tuba tuvuze ngo Kristo yarambonye. Ariko mbere yo kubona umuntu cyangwa se ikintu ubanza gushaka. Rero bivuze ngo Kristo yaradushatse kandi yaratubonye. Mana ishimwe cyane, ngufitiye amakuru meza mbere yuko nkomeza nkubwire ngo Kristo yaragushatse kandi yarakubonye. Ubuntu bwaragushatse kandi bwarakubonye. Haleluya. Muri njye yaravuze ngo ameniyona, yarambonye. Mana ishimwe cyane. Numva hari abavuga ngo hari abantu bashaka Imana, yewe bagapromotinga gushaka Imana. N'ubu tuvugana hari abantu barimo gushaka Imana, ariko gushaka Imana ni igitekerezo cyazanywe n'abantu nyuma y'uko umuntu akoze icyaha agatandukanywa n'Imana muri Edeni. Kuva icyo gihe abantu batangiye gushaka Imana, abantu batangiye gushyiraho uburyo bwo gushaka Imana. Abantu batahari twayishaka, twayubakira. Abandi batahari twayitambira ibitambo hanyuma tukayibona. Abandi batahari twajya mu misozi tukayibona. So abantu bakomeza gupromotinga gushaka Imana. Habaho kugerageza, yewe n'abahanuzi bashishikariza abantu gushaka Uwiteka. Ariko Bibiliya itwereka ko nubwo bwose bakomeje gushakisha ariko nta numwe wigeze abona Imana. Tubona abantu bashishikariza abantu gushaka Imana, yewe byanditse no muri Bibiliya ngo mushake Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. Umwambaza akiri bugufi bakomeza kubwira abantu gushaka Imana, ariko Bibiliya itwereka ko mu gushaka Imana bashatse Imana imyaka myinshi, bakora ibintu byinshi igihe kirekire, ariko nta numwe wigeze abona Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 18 ndasaba kugira ngo gatesaze kuba hafa dusomere. Yohana 1:18 atwereka ko nta muntu numwe wigeze abona Imana. Dusomere mu izina rya Yesu. Nkangane gatsanze dusome. Yohana wa mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 18. Okay. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Yohana anavuze yuko uhereye kera kose, iyi ni raporo itanzwe yuko nta muntu n'umwe wigeze kugira gute kubona Imana, kandi barayishatse, bayishakana umwete, bakora ibintu byose bishoboka kugira ngo babone Imana, ariko Bibiliya igaragaza ko nta wigeze kubona Imana. Aravuga ngo uretse umwana wayo w'ikinege ngo uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Mu yandi magambo, Yesu ataraza nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana cyangwa se kumenya Imana by'ukuri. Bayishakiraga mu misozi, mu masinagogi, ariko Yesu aje abwira umugore w'umusamariyakazi baganiriye muri Yohana igice cya 4, amubwira amagambo meza. Yohana 4:21 niho Kristo yasubije umudamu. Nsomera uwo murongo
amubwira yuko ibintu bigiye guhinduka. uwo murongo wa 21. 21 haravuze ngo nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya nawe ati sindiwe. Yohana 4 umurongo wa 21. Yohana 4. 4:21 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Aho umudamu yarabwiye Yesu aramubwira ngo mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, ese wowe kuva mu Bayuda Yerusalemu ntuzi ko ari urusengero abantu bajya gushakirayo Imana? Yesu aramubwira ngo nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa ngo bajye Yerusalemu. So mu yandi magambo hose ntabwo yabagayo, aho bamushakiraga ntabwo yabagayo. So Imana rero imaze kubona ko abantu bayishaka ariko batayibona kubera impamvu y'icyaha, umuntu yaracumuye, umuntu yatandukanijwe n'Imana. So Imana yera n'umuntu w'umunyabyaha ni ahantu bahurira. Yesaya 59 niwe wavuze neza impamvu hari ugutandukanywa. Yaravuze ngo ugutwi kwanjye ntabwo kwapfuye, ukuboko kwanjye ntabwo kwaheze ngo nanirwe gukora, n'ugutwi kwanjye ntabwo kwapfuye ngo nanirwe kumva, ngo ahubwo ibyaha byanyu nibyo byantandukanije namwe, ngo ndetse nkanga no kumva. Bivuga ngo Imana ntiyumvaga nta nubwo yabanaga nabo kubera icyaha cyari cyaratandukanije umuntu n'Imana. So Imana rero ubwayo kuko yakunze umuntu yakoze icyaha kandi Imana ikunda umuntu. Hanyuma kugira ngo umuntu acungurwe bisaba kugira ngo habeho igitambo cy'urupfu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi nta muntu uhari wacungura umuntu kuko nta munyabyaha ucungura umunyabyaha mugenzi we. Ariko kandi Imana nayo ntiyabikora kubera yuko ari Imana kandi itagipfa. Imana ntipfa. So rero habaye ikibazo gikomeye. None ko Imana idapfa kandi ikaba ishaka gucungura umuntu, yabigenza ite? Ifata umwanzuro wo kugira ngo ibe umuntu, Imana ihinduka umuntu, hanyuma kugira ngo ipfire umuntu. So Imana ibaye umuntu byarashobokaga ko yapfa hanyuma igacungura umuntu kubera urukundo. Ndagira ngo nongere mbisubiremo, Imana yafashe umwanzuro wo kuba umuntu kubw'urukundo rwayo, hanyuma iraza ihinduka umuntu kugira ngo icungure umuntu. Bivuga ngo Yesu Kristo ni Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure abantu. Kristo Yesu ni Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure abantu. Imana ishimwe cyane. Tuyibona mu gitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma usome umurongo wa mbere n'uwa kabiri, usimbuke usome umurongo wa 14. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, usimbuke usome ku wa 14. Njyewe nahageze reka nsome. Aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Aha, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana mbere. Bivuga ngo Jambo ni umuntu. Ijambo ntabwo ari impapuro n'inyuguti, ahubwo ijambo ni umuntu. Uwo yahoranye n'Imana. Jambo ni umuntu. Hanyuma ku murongo wa 14 akavuga ngo Jambo uwo, dusomere. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya, haleluya. Ngo Jambo yabaye umuntu. Ngo tumaze kubona ko ruguru Jambo yari Imana, Jambo yari Imana, hanyuma Jambo yabaye umuntu. Bivuga ngo Imana yabaye umuntu. Imana yabaye umuntu. Haleluya, glory to God. Ngo abana natwe
aribyo Yesaya yahanuye, aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu ugiye kuvuka azitwa Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iba mu bantu, Imana ituye mu bantu, Imana iri kumwe n'abantu. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu Kristo ntabwo yari umuhungu w'Imana. Oya abantu batekereza ko Yesu yari umuhungu w'Imana. Yesu yari Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure umuntu, ngo twabonye ubwiza bwe ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Arangije ngo yari yuzuye iki? Yari yuzuye ubuntu n'ukuri, yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Mana ishimwe cyane. Iyo uvuze ngo ikintu kiruzuye, iyo ufashe icupa ukaryuzuza soda ukarihereza umuntu, ntabwo umuhaye icupa, ntabwo yavuga ngo yampaye icupa ryuzuye soda, ahubwo aravuga ngo yampaye soda. Iyo ufashe ikirahure ukacyuzuza amazi ukahereza umuntu, ntabwo avuga ngo yampaye ikirahure, aravuga ngo yampaye amazi. So Yesu rero nk'umuntu yari yuzuye ubuntu, bivuga ngo ni ubuntu twahawe. Kristo niwe buntu, niwe wari wuzuye ubuntu n'ukuri, ngo twahawe ubuntu. Hanyuma uyu mubiri ari we Yesu w'umuntu 100% niwe yari container, cyangwa se yari cyari cyuzuye, ngo cyari igikoresho cyuzuye. So ibyo yari yuzuye rero nibyo twahaweho, niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ibyari bimwuzuye byose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo nibyo twahawe, aravuga ngo ni ibihe? Ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ishimwe cyane. Kristo niwe buntu bw'Imana. Mwene data, umuntu uvuga ngo arwanya ubuntu, umuntu uvuga ngo ntashaka kumva ubuntu, uwo muntu abarwanya Kristo, kandi Bibiliya niwe yita antikristo. Bamwe babikora babizi, abandi bakabikora batabizi, ariko ubuntu ni Kristo. Ubuntu ni Kristo, ubuntu ni Yesu, ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. So ubuntu ni umuntu, ukuri ni umuntu, inzira ntabwo ari inzira y'ahantu runaka ica munsi y'umurya, ica munsi y'urugo. Inzira ni umuntu. Haleluya. Ubuzima ni umuntu. Kristo niwe buzima, Kristo niwe rugi, niwe rembo ry'intama. Irembo nawe ni umuntu. Haleluya. Ukuri ni umuntu. Ukuri ntabwo ari amagambo runaka yashyizwe ahantu ku rupapuro, cyangwa se yavuzwe n'umuntu runaka twizera. Ntabwo ariko kuri. Abantu benshi bakunda kumva amagambo atondetse neza yavuzwe n'abapasiteri bizera cyangwa se bakomeye, bakagira ngo niko kuri, ariko kuri si amagambo atondetswe neza, ahubwo kuri ni umuntu ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanze ye nta kundi kuri kuhaba, hanze ye nta bundi muntu buhari, hanze ye nta wundi muryango uhari, hanze ye nta bundi buzima. Niyo mpamvu yababwiye abigishwa be, arababwira ngo amagambo yanjye mbabwira ngo ni umwuka kandi ni ubuzima. Imana ishimwe cyane. Bantu bakiriye Kristo bakiriye ubuntu bw'Imana. Bantu bakiriye Kristo bakiriye ukuri kw'Imana. Bantu bakiriye Kristo binjiye mu muryango w'ukuri. Bahayaya dozele gobini dola. Abantu bakiriye Kristo bakiriye ukuri kudahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niba urimo kunyumva nagira ngo uvuge ngo amen aho uri hose, unezererwe Imana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. So Kristo niwe buntu bw'Imana, Kristo niwe kuri, Kristo niwe nzira, Kristo niwe byose. Ibyo byose yabikoze kubera urukundo. Ibyari bimwuzuye n'ibyo yaduhaye. Haleluya, glory to God. Ijambo ry'Imana riraryoshye. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. So umwana wayo bivuga ngo byatumye ihinduka umuntu. Reka tubisome dusimbuje ayo magambo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye ihinduka umuntu.
kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ihinduka umuntu, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bivuga ngo byatumye ihinduka bwa mbere Imana yemera guca bugufi ikinjira mu mubiri w'umuntu. Haleluya. Icyo nicyo bisobanuye. Ntago yari Imana ahantu runaka ngo hanyuma ifite akantu k'agahungu kayo yabyaye, ngo hanyuma rero kubera ko yakunze abantu bari mu isi ikakabwira ngo ngwino hano umuhungu wanjye ngo nemeye kugutanga. Reka ni Imana yavuganye n'Imana. Uko yavuganye nayo nk'itangiro iyibwira ngo tureme umuntu, no kuri iyi nshuro yavuganye nayo. Imana yavuganye n'Imana. Edozike meladoba. Iravuga ngo umuntu ndamukunda none mbigenze. Imana ibwira Imana ngo genda uhinduke umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana iraza kandi Imana isigara aho yari iri, kubera yuko Imana ibera hose icyarimwe. Niyo mpamvu yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe bivuga ngo nshobora kuba icyo nshaka icyo ari cyo cyose. I can be whatever you want. So yabaye umuntu rero kugira ngo acungure umuntu. Kuba umwana w'Imana bisobanura Imana mu muntu. Umwana w'Imana ntabwo bisobanura ngo umuntu Imana yabyaye. Abarokore benshi bajya bakunda guhura n'icyo kibazo, bakabazwa n'ayandi madini ngo mbese umwana ngo Imana yabyaranye nande. Ugasanga babuze ibyo bavuga. Ariko umwana w'Imana ntabwo ari Ikinyarwanda, ni ururimi rwa Bibiliya rusobanura Imana mu muntu, Imana mu mubiri w'umuntu. So Kristo niwe mfura. Ni mfura gute? Kuko niwe wabanje kugira iyo experience. Ariko turashima Imana ko atakiri imfura uyu munsi, atakiri ikinege uyu munsi. Yari ikinege icyo gihe, ariko ubu ntabwo akiri ikinege, ahubwo ubu ni imfura muri bene se benshi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma igice cyaho cya 8:29 yuko yabaye imfura muri bene se benshi. Ngufitiye amakuru meza nkubwire ngo uri umwe mu muryango w'Imana. Haleluya. Ntabwo Yesu akiri ikinege, ahubwo nawe wabaye umwana w'Imana. Mu yandi magambo, Imana ituye muri wowe, yaraje itura muri wowe. Yohana 1:12, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Yabahaye ubushobozi bwo kwakira Imana mu mibiri yabo, produit ivuyemo yitwa umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Haleluya. Iyo tuvuze rero ngo ubuntu bwaragushatse kandi bwarakubonye, tuba tuvuze ngo Kristo yaragushatse kandi yarakubonye. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nari nzimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka, atubonye twinjiziwe mu rugo rwe. Haleluya. Ntabwo ariko twashatse Imana, niyo yadushatse. Ntabwo ariko twatoranije Imana, niyo yadutoranije. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urarinzwe, agakiza kawe gafite umutekano, kuko niyo ubwayo yagize gute? Yagushatse kandi yarakubonye. Tugiye gukoresha inkuru imwe yo mu Isezerano rya kera. Ndaza kugira vuba kugira ngo nsoze vuba. Inkuru imwe mu Isezerano rya kera iri mu gitabo, dusomere vuba igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Reka dusome. Haravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, aba hehe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo
rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndi iki kunyitaho, kandi ndi intumbi y'imbwa? Umwami ahera ko ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari ibya Sawuli byose n'iby'abo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja. Ndakomeza. Komeza ugeze ku murongo wa 13. Kandi wowe n'abagaragu bawe, we n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati, ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwaga Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu, kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge byombi. Amen. Mana ishimwe cyane. Bibiliya nk'uko nabivuze, yuzuye Kristo, yuzuye ubuntu bw'Imana. Mbere tutarabimenya twajyaga dusoma tugasobanura ibyo twishakiye bitewe n'ibyo dushaka kuvuga, ariko Bibiliya igaragaza neza mu gitabo cya 2 cya Petero igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 20 aravuga ngo mwirinde cyane kuko nta buhanuzi ngo bwo mu byanditswe ushobora gusobanurwa uko umuntu yishakiye. Bivuga ngo ibyanditswe byose bifite ubusobanuro, bifite icyo byavugaga, kandi icyo byavugaga ntago cyahindutse ubu ngubu. Niyo mpamvu Yesu abwira abafarisayo muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 yarabwiye ngo murondora mu byanditswe kuko muri byo mwibwira ko mufite ubugingo buhoraho. Aravuga ngo ariko muri ibyo byanditswe ngo ni njyewe bivugaho, ni njyewe bitangaza, ni njyewe bitangira ubuhamya. Bivuga ngo ibyanditswe byose bitangira ubuhamya Kristo ari we buntu bw'Imana. So ubuntu bw'Imana bwuzuye muri Bibiliya. Uyu munsi nafashe iyi nkuru kugira ngo twongere tuyivugeho, kandi turebe ubuntu bw'Imana muri iyi nkuru. Ngo bukeye Dawidi aravuga ngo mbese hari uwasigaye. Ubuntu bw'Imana ntabwo burobanura. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Dawidi yigeze yavuze ngo hari uwarahari. Ntabwo nitaye uko yaba ameze, ntabwo nitaye aho yaba ari, ntabwo nitaye ubuzima yababayemo, ntabwo nitaye ku irangi ry'uruhu rwe, ntabwo nitaye ku myaka yaba afite. Icyo nkeneye nuko hari umuntu waba uhari, nuko hari uwaba uhari. Ese hari umuntu waba uhari? Ubuntu bw'Imana iyo buhamagara ntabwo buhamagara burobanuye, buhamagara uwo ari we wese waba witeguye, uwo ari we wese waba uhari. Ese hari uwuhari? Ese hari uwaba ahari? Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo impamvu muhamagara ngo ndashaka kumugirira neza. Ntabwo muhamagarira ikindi, ndamuhamagarira kumugirira neza. Ntabwo muhamagaye ngo azagira icyo akora, ahubwo muhamagaye kugira ngo njyewe ngire icyo nkora.
ubuntu bw'Imana iyo buduhamagara, ubuntu bw'Imana iyo budushaka, ntabwo budushaka kugira ngo tugire icyo dukora, ntabwo budushaka kugira ngo tugire icyo dutanga, budushaka kugira ngo bugire icyo bukora mu buzima bwacu. Ngo ndashaka kumugirira neza ngo ku bwa Yonatani. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ndashaka kumugirira neza ku bwa Yonatani, ndashaka kumugirira neza ku bwa Yonatani. Ntabwo Dawidi yashaka kugira neza uyu muntu kubw'uwo muntu, kubw'ibikorwa by'uwo muntu, kubw'ubwiza bw'uwo muntu, kuko nta nubwo yari anamuzi. Yaravuze ati uwo ari we wese aho yaba ari hose apfa kuba hari, jewe neza nshaka kumugirira, ndashaka kwimugirira ku bwa Yonatani. Uwo tuzi ni Yonatani, uwo twamenyanye ni Yonatani, uwanshimishije ni Yonatani. Uwo muntu nashaka kumugirira neza ku bwa Yonatani. Mwene data, ari abantu benshi bagitekereza ngo bafitanye isezerano n'Imana, ariko reka mbabwire, nta muntu n'umwe ufitanye isezerano n'Imana. Imana ntabwo yigeze igirana isezerano n'umuntu. Iwe amasezerano Imana yagerageje kugirana n'abantu barayishe. Usonye igitabo cy'Abaheburayo 8:8 aravuga ngo ubu ngiye kuzongera nsezerana isezerano ngo ritameze nk'iryo nasezeranye nabo bwa mbere, ngo ubwo nabakuraga muri Egiputa, ngo kuko baryishe, ngo nubwo nari narabishakiye bararyishe. Kubera iki? Isezerano hagati y'Imana ikiranuka n'umuntu udakiranuka, iryo sezerano ntabwo ryashoboka. Imana yakuranye isezerano n'Imana ubwayo. Niyo mpamvu njyewe nawe tudashobora gutsindwa, tudashobora kurimbuka, kuko Bibiliya avuga ngo kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Abagiranye amasezerano n'abo kwizerwa. Ni Imana yagiranye isezerano n'Imana, twebwe twabyungukiyemo. Mana ishimwe cyane. Ntabwo rero ufitanye isezerano n'Imana, ahubwo ni Imana yagiranye isezerano n'Imana mu gihe cyacu cy'isezerano rishya. Sinzi niba hari umuntu urimo kunyumva. Rero nta bwoba buhari bwo ko wakica isezerano, kuko nta sezerano wagiranye n'Imana, ahubwo Imana yagiranye isezerano n'Imana, twebwe tubyungukiramo. Iyo umudamu n'umugabo, umugore n'umugabo basezeranye, iyo basezeranye nibo bagiranye amasezerano hagati yabo. Iyo babyaye umwana, uriya mwana ntacyo apfana n'amasezerano yabo, ahubwo uriya mwana yenjoyinga amasezerano yabo. Ararya kuko bagiranye amasezerano, akaryama kuko bagiranye amasezerano, akagira umutekano kuko se na nyina bagiranye amasezerano, akajya ku ishuri kuko se na nyina bagiranye amasezerano. We amasezerano ntabwo yari ayarimo, ahubwo we ni beneficiary cyangwa se yayungukiyemo, yungukiye mu masezerano. So yenjoyinga amasezerano. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bafite yuko bamwirukana, ntabwo bafite yuko batandukana. Yewe niyo ababyeyi bagize gutya bagatandukana, we sigara ari ababyeyi be, kuko ntabwo bimureba, kuko ntabwo ari we wakoze amasezerano. Turashima Imana yuko Imana yagiranye isezerano n'Imana. Haleluya. Imana yagiranye amasezerano na Yesu Kristo, twebwe tuyungukiramo. Ntabwo re iryo sezerano rizarangira. Kubera iki? Abarikoranye nabo kwizerwa. Niyo mpamvu birivuga mu Baheburayo ngo dukomeze kwatura kwacu, ngo tudafite ubwoba, ngo kubera yuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Eyagosha lidagorima zoparia. Hallelujah, glory to God. Uwasezeranije ni uwo kwizerwa. So Dawidi yagiranye amasezerano na Yonatani. Dawidi arashaka kugira ikintu yakora, ariko umuntu agiye kugikorera ntago we rwose rimureba. Arashaka kugikora ku bwa Yonatani, ku bw'isezerano yagiranye na Yonatani. Ku murongo wa 3 Bibiliya avuga ngo amaze kubaza umugaragu niba hari uwasigaye, uyu mugaragaraza abwira Dawidi ati hari agahari, karahari ko kari iyo ngiyo. Aravuga ngo nakana ka Yonatani ngo gatuye iyo ngiyo. Aravuga kamugaye ibirenge, yamugaye ibirenge. Mana ishimwe cyane.
kumugara ibirenge bifite icyo bisobanuye. Bibiliya iravuga ngo mu Baroma 3:23 aba ngo bose bakoze ibyaha ibacikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya y'Icyongereza bivuga neza ngo they have fallen from grace. All have failed and they became short of grace of God. Ngo baraguye. So usomye amakuru ya Mefiboshethi usanga akiri umwana muto rwose pe, ibintu byose byari ibye, kuko yari umwana w'umwami, yari umwuzukuru w'umwami, niwe wagombaga kujya ku ngoma kuko sekuru na se bari bamaze gupfa. Ariko bitewe nuko Dawidi yaragiye kujya ku ngoma ngo byatumye bahunga. So rero uyu mukozi witwa Siba ngo igihe yaramuteruye ashaka kugira ngo aguye amugara ibirenge. Uku kugwa kwa Mefiboshethi gufite icyo guhuriyeho no kugwa k'umuntu kwabaye muri Edeni, ngo ntiyashyikira ubwiza bw'Imana, kuko Mefiboshethi cyabaye yahise amugara ibirenge. Hanyuma ngo baramutwara bamujyana hanze y'umurwa aho bahungiye, bamutwara iyo ngiyo i Lodebari ku mugabo witwa Amiyeli. Mefiboshethi aba ari hakurira, akura amugaye ibirenge, agira imyaka y'ubusore amugaye ibirenge, ashaka n'umugore arabyara amugaye ibirenge. Twabonye ko afite n'umwana amugaye ibirenge, adashobora kugira aho yigeza, adashobora kugira icyo yikorera, ari aho ngaho yitwa ikimuga. Kandi niwe wari ukwiye ibintu byose, niwe wari umuragwa. Umuntu amaze gukora icyaha muri Edeni yabayeho mu buzima bubi, kandi ariwe wari wararemewe byose. Niko Mefiboshethi byagenze, yabayeho mu buzima bubi, ubuzima bw'icyaro, ubuzima bwo kubabara, kandi ariwe wagombaga gusimbura sekuru ku ngoma. So yabaga hanze y'umurwa, yabaga kure y'umurwa, yabaga kure tubizanye mu gihe cyacu abantu bamaze gucumura babaga kure y'Imana, ntabwo bari hafi. Bibiliya ivuga ngo twari kure y'amasezerano, twari kure, nta byiringiro ngo dufite. Niko Mefiboshethi byari bimeze, yabaga kure y'Imana, yabaga kure y'umurwa, yabaga kure y'aho babera abami, yabaga kure y'aho babera abakomeye, yabaga kure y'umurwa w'i Yerusalemu, iyo ngiyo i Lodebari. Mana ishimwe cyane. Aho ni ku murongo wa 4 avuga ko yavuze ko yari ari Lodebari, niho yari atuye. Murongo wa 5 umwami aramutumira. Wa 5 avuga ngo nuko umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira nyuma yuko bavuze ikuntu ameze, bakavuga ko amugaye ibirenge, bakavuga ko atuye ahantu habi. Umwami wenda yagomba kuvuga ati uwo muntu ntabwo mwamuzana ahangaha nta kintu yamarira, nari navuze ngo uwo ari we wese, ariko ndabihinduye. Ariko umwami ntiyabyitayeho, yakomeje ya ofa yari yatanze, uwo ari we wese. Ubu niyo bwaguhamagaye, ntabwo bureba uko umeze, ntabwo bureba aho uri. Turashimira ubuntu bwa Kristo butitayeho twari turi, uko twari tumeze, kavukire yacu, ko twari abo gucirwaho iteka. Biravanga ariko kubw'imbabazi z'Imana, haleluya, kubw'imbabazi z'Imana, ngo yatuzuranye na Kristo, ngo umwami aramutumira, aramubwira ngo mumuzane uko yaba ameze kose, ntabwo mbyitayeho. Uko nibwo yamugaye ibirenge, ibyo muvuze byose ntabwo mbyitayeho, mumutumire mumuvani yari. Mana ishimwe cyane, haleluya, glory to God. Rekozile do bara de gaye, mumutumire mumuzane, ntabwo nitaye ahari nuko ameze. Ku murongo wa 5 amaze kumutumira, aho hose twavuze nta ruhare rwa Mefiboshethi rurimo, nta gitekerezo na kimwe kirimo. Bene data, porogaramu cyangwa se gahunda yo gucungura
yari gahunda y'Imana hatarimo igitekerezo cy'umuntu n'inkunga y'umuntu. Nta nkunga y'umuntu yari irimo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwacunguwe kubw'ubuntu, ngo ntabwo byavuye ku mirimo yanyu, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ngaho nimumbwire Mefiboseti yagombaga kwirarira iki? Yagombaga kwirarira atangiriye hehe? Ko byose yari gahunda y'umwami Dawidi. Niwe wabitekereje, yewe wabishyira no mu bikorwa. Aranamutumira, kumutumira kandi ntabwo yizanye, yagiye kumuzana. Yohereje abantu bajya kumuzana, bamuzana ibwami. Ku murongo wa 7 umwami atangira kumubwira rero, amaze kumubona Dawidi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza. Yari amaze kuza ngo afite ubwoba bwinshi. Hanyuma Dawidi ngo agiye kuvuga aramubwira ngo humura. Bene data ndagira ngo babwire, iyo niyo mvugo y'Imana. Hallelujah, glory to God. Imana iteka ryose iyo igiye kuvugana natwe, ijambo rya mbere atubwira ngo humura, wigira ubwoba, kuko nzakugirira neza. Iyo niyo mvugo y'Imana. Imvugo y'Imana ntabwo izira mu bwoba. Imvugo y'Imana ntiza n'ubwoba. Usomye ijambo ry'Imana ibyanditswe, usanga abantu bose bagiye bavugana n'Imana. Niryo jambo rya mbere Imana yababwiraga, humura, humura. Hallelujah, glory to God. Mwene data urimo kunyumva, ushobora kuba uri mu ntambara runaka, umaze igihe wumva umeze nkaho udakwiriye, umaze igihe wumva amajwi akubwira yuko Imana itakwemera, Imana itakugirira neza. Ahari wumva warasayishije cyane, ariko umva ijwi ry'Imana uko rivuganye nawe. Humura, humura, kuko ntazabura kukugirira neza. Ku bwa sogokuru Sawuli, ku bwa so Yonatani, sinzabura kukugirira neza. Ku bwa so Yonatani, ntabwo Imana ikugirira neza ku bwawe. Sinzabura kukugirira neza ku bwa Yesu Kristo, kuko Imana niwe yagiranye nawe amasezerano. Imana niwe yagiranye nawe amasezerano. Iranavuga iti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Humura rero, kuko ntazabura kukugirira neza. Ku bwa Kristo Yesu niko Imana ivuganye nawe. Wowe urimo kunyumva, humura, ntabwo Imana izabura kukugirira neza. Ntabwo ari ku bwawe, ahubwo ni ku bwa Kristo Yesu. Kandi nzagusubiza. Umva, ntabwo ari ukukugira neza gusa, ahubwo nzagusubiza. Haleluya, nzagusubiza imisozi yawe, imisozi ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Yaramubwiye ngo ntabwo nzakugira neza gusa, nzanagusubiza imisozi yose. Ibintu byose byari ibya sogokuru wawe. Mu yandi magambo, aha niho twasubijwe muri Edeni, aho Imana yahaye umuntu ububasha ku bintu byose. Iravuga ngo ahangaha rero Kristo ze kutubona, ntabwo twagiriwe neza gusa, ahubwo twasubijwe byose. Umwanzi yari yaratwambuye, Kristo amaze kuzuka aravuga ngo namaze guhabwa ubutware. Haleluya, ubutware namaze kubumwambura, namaze kubuhabwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turamushimira yuko nabwo atabutwaye ahandi runaka, yarabuduhaye. Nk'uko Dawidi yabwiye Mefiboseti, aramubwira ngo nzagusubiza. Ubuntu bumaze kutubona bwaradusubije, bwadusubije ibyo umwanzi yari yaratunyaze, ububasha ku bintu byose. Murongo wa 8 avuga ngo nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndiki kunyitaho, umugaragu wawe ndiki kunyitaho. Aya ni amagambo yagiye avugwa cyane muri Bibiliya, na Dawidi yavuzeho aravuga ngo umuntu niki yuko umwitaho. Hanyuma mu gitabo cy'Abaheburayo bagasubiza rero umuntu icyari cyo. Haleluya, basubiza umuntu icyari cyo. Imana yamuremye ngo haburaho gato ngabe nk'abamarayika, ngishyira munsi ibintu byose munsi y'ibirenge bye. Arangije aravuga umwanditsi w'Abaheburayo ngo ariko ntabwo turabona koko uyu muntu ibintu byose biri munsi y'ibirenge bye. Arakomeza aravuga ngo ariko tubona Yesu. Haleluya, ngo tubona Yesu, ngo nawe waremwe ngameze nkaho ari hasi y'abamarayika gato. Bivuga ngo ni Imana nawe yabaye nk'umuntu,
ariko ngo kuko yafashe ku rupfu cyangwa se ngo yasogongeye ku rupfu ku bwa twese. Imana ishimwe cyane ngo byatumye ahabwa ranka yo hejuru, ahabwa imbaraga ziruta izindi mbaraga, ahabwa izina risumba ayandi mazina. Imana ishimwe cyane, kandi ntabwo yabihawe wenyine, biravanga iryo zina natwe niryo twahawe. Imana ishimwe cyane ngo amaze kuzuka ngo yakwicaranye nawe ngo ahantu ho mu ijuru. Imana ishimwe cyane, twicaranye na Kristo muri iyo ntebe yatsindiye, muri iryo zina yatsindiye. Imana ishimwe cyane, haleluya. Glory to God. Elegosi kebradida soletalama. Amaze kuzuka, amaze guhabwa ubutware bwose, natwara buduhereza. Bene data, kavugira ijambo. Igihe gikwiriye gishyitse, Yesu yarabikoze. Nk'uko igihe gikwiriye kigeze, Dawidi yabikoze. Dawidi yari afite isezerano na Yonatani, ariko ntabwo yashoboraga kugira icyo akora kuko yari akiri mu ishyamba. Yari ataragira ubushobozi bwo kuba yagira icyo akora. Urukundo rwari ruriyo, ariko yari ataragira ubushobozi bwo kugira icyo akora. Yakundaga Yonatani cyane, ariko ntacyo yamufasha. Ariko igihe kigeze ngo amaze kuba umwami, ari we uyobora, ari we utanga itegeko, nta muntu uri hejuru ye, ntacyo yavuga ngo hagire ugihakana. Arangije arabikora, abikora mu bushake bwe. Aravuga ngo nimumbwire niba hari uhari, ntabwo nitayeho yaba ari nuko yaba ameze, ni jyewe mwami, nijye uri kumuhamagara, ntawe uri buze kuburana. Niko byagenze no kuri Kristo Yesu. Ngo igihe kigeze, Abagalatiya 4:4, ngo igihe kigeze yaraje. Imana ishimwe cyane, igihe umwuzuro w'ibihe ugeze, ngo yaraje abyarwa n'umugore. Maze kubyarwa n'umugore, ntacyo yashoboraga gukora, nubwo bwose yabanaga n'abigishwa be. Yagendaga ku mihanda imihanda y'i Galilaya, akagenda ku mihanda y'i Yerusalemu, ariko ntacyo yakora kubera ko igihe cyari kitaragera. Akababwira ati, bana banjye muhumure, ubu ngubu ntabwo muri gushobora kwirukana abadayimoni, ariko igihe kirageze, igihe kizagera nzabikora. Ntacyo yashoboraga gukora muri icyo gihe, yarindiriye igihe. Arababwira ngo urubuto rw'ishaka iyo rudapfuye ruguma rwonyine, ngo ariko iyo rupfuye ngo rubyara ayandi mashaka. Yarimo ababwira ati, muhumure, igihe kigiye kugera, igihe nzaba nsindiye byose. Amaze kuzuka rero, arababwira ngo igihe cyageze, nahawe ubutware nk'uko Dawidi yamaze kwinjira ibwami. Akavuga ngo igihe kirageze, ngiye guhamagara uwo ari we wese. Ntabwo nitaye niba yaramugaye ibirenge, ntabwo nitaye aho yaba atuye aho ariho hose. Icyo nitayeho ni kimwe, ni uko mfite ubushobozi, mfite ubutware, ndashoboye, nshobora kumugirira neza, ntihagire utera amahane. Bene data, abantu benshi batera amahane kubw'ubuntu bw'Imana, ariko reka mbabwire, ntacyo bafite kubikoraho. Yesu yaragucunguye, Yesu yaragupfiriye, Yesu yarakwitangiye, yahawe ubutware bwose. Uwatera amahane nta kintu byamara. Haleluya, nanishimwe cyane. Mefiboseti avuga amagambo navuze ko atari amagambo meza, ariko kandi ni amagambo abaho iyo abantu bamaze gukizwa. Yaravuze ngo ndinde kungirira neza, kandi ni intumbi y'imbwa. Mefiboseti yamaze kugera ibwami. Mefiboseti bamubwiye ko azajya arira ku ntebe y'umwami, ariko ibitekerezo biracyari iby'Irodebari. Intekerezo ze ziracyari iz'Irodebari. Aracibona mu buzima yarabayeho. Niko tujya tubwira abantu, tukamubwira tuti, waracunguwe, warababariwe, uri uwera, uri umuziranenge imbere y'Imana. Agatangira ati, jyewe umunyabyaha, jyewe usa nabi. Mefiboseti nubwo bwose yari ari ibwami, nubwo bwose yari agiriwe neza, nta ruhare yabigirizemo, nta kintu yabikoreye, ariko ibitekerezo bye byagumye kuco yari ari cyo Irodebari. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abaroma 12, arababwira ngo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Iri jambo imitima mishya muri Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo by renewing of your mind, ngo imitekerereze yanyu ihinduke mishya.
abantu benshi barakijijwe ariko imitekerereze yabo iracyari irodebari. Baracibona ari abantu bamugaye ibirenge, baracibona nk'abantu b'intumbi z'imbwa, abantu badafite umumaro, abantu badakwiriye. Nubwo bamaze kwinjizwa ibwami ariko ntabwo barabyemera. Imitima yabo, ibitekerezo byabo ntabwo birahinduka. Niyo mpamvu buri mukristo wese akeneye impano y'umushumba mwiza umufasha kugira ngo ahindure ibitekerezo, kuko icyo Imana yakoze yaragikoze. Yari yamaze kugera ibwami, niyo yari bushake kuhava ntabwo byari bukunde. Mefobesheti niyo yari bushake kuva ibwami ntabwo byari bukunde, kuko yari yamaze kwinjira. Umwami amaze kumubwira ati uzajya urira ku meza yanjye, ariko ibitekerezo bye biracyari irodebari, aracibona nk'imbwa ipfuye. Nubwo bwose bamubwiye kuriya ku ntebe y'umwami, ariko akeneye guhindura ibitekerezo. Kuko mu murongo wa 11 aravuga ngo nuko Mefobesheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Bivuga ngo Mefobesheti akeneye ibitekerezo, akeneye ibyiyumviro nk'iby'abana b'abami, kandi ntabwo byoroshye bitewe n'aho yakuriye. Bene data, abakristo benshi ntabwo bafite imitekerereze yo gukiranuka kw'Imana bitewe n'uko batinze mu byaha, babaye mu isi cyane, babaye mu kubwirwa. N'igihe bavuyeyo bakaza mu rusero bakomeje kubwirwa ko ari abanyabyaha, babibwirwa imyaka 5, imyaka 10. Rero iyo umubwiye ngo wagiriwe neza, urira ku ntebe y'umwami, Imana irakwemera. Ntabwo yitaye ku kumugara kw'ibirenge byawe, ntabwo yitaye ku ntege nke zawe. Imana irakwemera. Wowe ukeneye guhindura ibitekerezo ukajya usangira n'umwami nk'umwana w'umwami uwo ari we wese. Ariko Mefobesheti yari agifite ibitekerezo by'irodebari, niyo makuru mabi. Nyamakuru mabi. Ndi intumbi imyumvire y'irodebari, imanza z'irodebari. Mwanzi aracyakongora ati nubwo Imana bakubwira ko wababariwe ariko ibuka we. Icyama buri muntu wese uri kumva ubu butumwa akakira guhinduka kw'ibitekerezo bye, agatangira kurira ku ntebe y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Ukeneye kugira iyo mind. Niyo mpamvu nubwo rwose Mefobesheti bitamukundiye kugira iyo mind, ariko turashima Kristo kuko Mefobesheti ntabwo ari we rugero rwacu, ahubwo urugero rwacu ni Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abakorinto ngo dufite imitekerereze nk'iya Kristo. Haleluya. Twebwe imitekerereze yacu uko igenda ihinduka, twakiriye imitekerereze ya Kristo. Uko twakira ijambo ry'Imana, uko twumva ijambo ry'Imana, tugenda dufitinga mu mitekerereze yacu, imitekerereze yacu y'umwimerere y'ibwami. Murongo wa 9 hari amagambo akomeye avuga uburyo umwami atigeze yita ku magambo Mefobesheti yavuze. Nubwo Mefobesheti yavuze ngo ni intumbi y'imbwa, ntabwo umwami yabyitayeho ngavuga ngo okay, bakujyanye inyuma mu gikari, ubanze bakwiteho, abanze bakumenyereze mpaka igihe uzaba utangiye kuvuga neza. Ntabwo yabyitayeho. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yabyitayeho. Imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana buratangaje, ko niyo wiyise umunyabyaha Imana ntibyitaho. Niyo wiyise udakwiriye Imana ntibyitaho. Ikomeza gahunda yo kukugirira neza, ikomeza gahunda yo kukugirira neza. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo mbese ntimubizi ngo yuko ineza y'Imana ari ituma abantu bihana. Nimuzi ko ineza y'Imana ari ituma abantu bihana. Iyi Imana ishaka ko yuko umuntu yihana, ikomeza imugirira neza, ikomeza imugirira neza. Iyo niyo Mana yacu. Haleluya. So umurongo wa 13 ari we wa nyuma yavuze uburyo Mefobesheti yagumye Yerusalemu akajya arira ku meza y'umwami, nubwo bwose yacumbagiraga ibirenge byombi.
ngo nta garanti yari ihari yuko Mefiboseti azakira ibirenge bye byose akatangira kugenda neza. Nubwo bwose atakize yakomeje kurira ku ntebe y'umwana, yakomeje kurira ku meza y'umwana. Iri jambo ngiye kuvuga abantu benshi ntabwo barikunda, ariko birashoboka yuko Kristo azarindaza utarahinduka 100% muri kamere yawe, ariko ntibigukuraho kuba uri umwana w'Imana kandi ukomeza gusangira nawe ku meza. Icyo reka nyirekeraho vuga ibintu bibiri ubundi nsoze. Icya mbere, Mefiboseti ni ikibazo. Mwebwe uko mwabonye inkuru ye ya Mefiboseti, murumva Mefiboseti yarasabwaga iki? Mefiboseti yasabwaga iki? Mefiboseti ntabwo ari witekerejeho, umwami niwe wamutekerejeho, umwami niwe wamubajije, umwami niwe wabajije adresse ye, umwami niwe wakoze ibintu byose, yewe no kohereza abamutwara abamuvaniro debari, umwami niwe wabohereje. Bamugezeho Mefiboseti yarakeneye yasabwaga iki? Bivuga ngo Mefiboseti yasabwaga kwizera abaje kumufata, akizera amakuru bamuhaye. Nkeka ko batamuhaye details zose, ntago bamubwiye uko byagenze kose, ariko bamaze kumubwira bati umwami aragukeneye. Ikintu Mefiboseti yarakeneye cyonyine gusa ni ukwizera abaje kumufata, ni ukwizera amakuru bamuhaye. Niyo mpamvu mu isezerano rishya birivuga ngo uzamwizera wese. Icyo Mefiboseti yasabwaga nicyo natwe dusabwa muri iki gihe. Abantu benshi babwirwa amakuru, Mefiboseti bamubwiye amakuru yuko umwami amutumyeho, yuko umwami amushaka, yuko azagerera ku ntebe y'umwami, yuko azamera nk'umwana w'umwami uwo ari we wese. Mefiboseti arabyumva, ntiyashidikanya, aremera. Ibirenge ntabwo byari ibye bimutwara, ibirenge byari byaramugaye, ariko nta kintu yasabwaga kuko n'abamutwara bari bagiye, baramushatse, transport yari iyabo, nta kintu kimwe yasabwaga. Yasabwaga kwizera gusa, yasabwaga kwemera. Mpamvu muri iki gihe abantu batarimo barakizwa nuko batizera icyo Kristo yakoze. Tubabwira ko yaje gushaka kandi ko yamaze kubabona, tukabwira ko yapfiriye, tukabwira ko yabababariye, tukabwira ko bari mu bwami bw'Imana hamwe na Kristo, kuko nta kindi basabwa, bakumva birabacanze bakabihakana. Icyo Mefiboseti yasabwaga nicyo nabe iki gihe basabwa, kumva amakuru meza yuko umwami aguhamagara, yuko umwami teguye byose, yuko umwami agushaka, ashaka kukwimura akagukura debari, ashaka kukwimura akagukura mu gahinda, ashaka kukwimura akagukura mu rupfu, ashaka kukwimura akagukura mu bumuga bw'icyaha wahuye nabwo utagizemo uruhare. Ashaka kubugukuramo ugatangira kubana nawe, ugatangira gusangira nawe, ariko kubera yuko ari byiza cyane, kubera yuko ari inkuru nziza cyane irenze ibitekerezo byawe, ukabihakana, ukabirwanya, ukumva siryo. Mefiboseti icyo yasabwaga n'iki hano? Kwari ukwemera, akagirira icyizere umwami umuhamagaye, akagirira icyizere abaje kumufata. Mwene data, girira icyizere abavuga butumwa bakubwira icyo Kristo yakoze, girira icyizere abavuga butumwa, emera ibyo bakubwira. Ntago bagusaba transport, oya, nta kindi Imana igusaba, iragusaba kwemera gusa. Bibiliya avuga mu Bakolosayi, nagira ngo nsomere niwo murongo wa nyuma, Abakolosayi 1:13. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Abakolosayi 1:13 haravuze ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we kunda.
niwe nta ruhare twarigizemo. Niwe wadukijije, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, adukurayo aratujyana. Mefobesheti nta ruhare yabigizemo, niwe umwami niwe wamukuyeho Debari, amujyana ibwami, amujyana ikambere, atabigizemo uruhare. Hano Pawulo avuga ngo niwe wadukijije natwe ubutware bw'umwijima. Ntabwo yaturekeyeyo, ngo yaradutwaye adukuramo atujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Haleluya! Kugira ngo tujye duhora dusangira nawe, tujye duhora tugumana nawe. Oya, si ikibazo cyo kumugara ibirenge, si ikibazo cy'uko tumeze naho twakuriye. Niwe watujyanye. Haleluya! Nta ruhare twabigizemo, aradutransfera, aratujyana kuri transporo ye. Twari tumugaye ibirenge, ntabwo twashoboraga kugerayo, ntabwo twari dufite uburyo, ntabwo twagombaga kwijyana, ntitwashoboraga kwijyana, ariko niwe waje. Haleluya! Tegozile Dobar, niwe waje hano mu isi, aradufata, aradutransfera, atujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Mana ishimwe cyane. Ubuntu bwaratubonye, ubuntu bwaradushatse buratubona. Kristo yaradushatse aratubona, atujyana mu bwami bwe. Mana ishimwe cyane. Icyo ngusengera uyu munsi ni ukuhinduka mu bitekerezo, ukamenya icyo Kristo yakoze, ugatangira kurira ku meza ye nk'umwana w'umwami uwo ari we wese. Niyo mpamvu yavuze mu gitabo cy'Abaheburayo, mwegere intebe y'Imana mudatinya. Icyatumaga Mefobesheti atinya ni ukudahinduka kw'ibitekerezo. Ariko ahangaha biravuze ngo twegere twebwe intebe y'Imana tudatinya, ngo twizera neza yuko wasezeranye ari wo kwizera, ari wo kwizerwa. Impamvu Dawidi abikora ntabwo ari ukubera ko Mefobesheti ari mwiza. Impamvu Dawidi abikora ntabwo ari uko Mefobesheti baziranye cyane. Impamvu Dawidi abikora, arabikora kubw'isezerano yagiranye na Yonatani. Iryo sezerano yagiranye na Yonatani niryo rituma amugirira neza, niryo rituma amureba neza, niryo rituma amwegereza intebe ye n'ameza ye bagasangira. Mwene data ngo ufitiye amakuru meza. Impamvu Imana ikwiyegereza, impamvu Imana ikureba neza, impamvu Imana isangira nawe, impamvu Imana ikwita umwana, impamvu Imana ikwemera, ntabwo ari ukubera ibikorwa byawe byiza, ntabwo ari ukubera yuko muziranye cyane. Oya, ahubwo ni ukubw'isezerano yagiranye na Kristo ku musaraba byo kuducungura, akavuga ngo ibyaha byacu yabitwaye kure cyane, ibivazuba n'iburengerazuba nguko hitaruye kure, ngo niko yajyanye ibicumuro byacu. Imana ishimwe cyane. Iryo sezerano niryo rituma Imana ikwemera, niryo rituma Imana igukunda, niryo rituma Imana igukorera ibyo ugukorera. Haleluya! Ihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ndagira ngo dusengane Imana, buri muntu wese wizere icyo Mefobesheti yasabwaga, nawe nicyo usabwa, ni ukwizera. Izera. Haleluya! Girira icyizere umwami, mwemerera akore ibyo agomba gukora. Imana ihabe icyubahiro. Kadusenge buri muntu wese ahari, ndagira ngo ubumbure akanwa kawe dusenge Imana tuyishima kubw'icyo yakoze. Cyari igikorwa cyayo kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo. Icyo dukeneye twebwe ni uguhindura ibitekerezo byacu kugira ngo bitangire gufitinga mu cy'Imana yakoze, dushobore kukiryoherwa no kucyenjoyinga mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimye. Heketalina zopradiga zolatai. Lelo zinenoti kenina mandani na dakele dostopa. Tugushimiye yuko wadushatse kandi ukatubona. Habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Habwa icyubahiro. Ngushimiye kubw'abantu bose bumvise ubutumwa, mitima yabo yemere kandi yizere icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Tugwaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Mwarahezagiwe muri umugisha. Amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Apostle uri umugisha, urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana, kubwo kudusobanurira byinshi. Rero umwanya tugezemo hano tugira umwanya wo kubaza, kuko ntago twebwe dukora nka hamwe na hamwe mu madini umuntu ataba yemerewe kubaza, umuntu ataba yemerewe kugira icyo abaza.
oya ahubwo twebwe umuntu arasobanuza iyo hagize icyo utumvaho kugira ngo ubitware nabi urasobanuza kugira ngo turusheho nyine gusobanukirwa. Rero niba hari umuntu wumva afite ikintu atasobanukiwe, niba hari umuntu wumva hari ikintu ashaka gusobanuza mu byo tumaze kwiga, ni karibu. Ariko kandi nanone hakaba n'umwanya wo gushima ku byo twumvise, ni ishurirwa ugize, icyo wungutse gishyashya utari uzi, mbese ikintu cyose wakiriye gishyashya mu bugingo bwawe, nacyo ni umwanya mwiza wo gushima. Rero karibu ku muntu wese wumva afite icyo ashima, icyo yabaza. Ariko ngewe mu rwanjye ruhande ndashima kubwira ijambo, ndashima kubw'ibyo twungutse. Ubuntu bw'Imana bwaradushatse kandi bwaratubonye, ni ukuri. Aposo arushijeho kubishimangira cyane. Kristo niwe wadushatse. Ibyo ni ibintu dukunda kuririmba, tukabiririmba mu ndirimbo, ariko wenda ntitubyegereze ubuzima bwacu, ngo twumve icyabaye, twumve icyakozwe. Rero dushimye Imana kuko yaje kudushaka kandi yaratubonye, yadushyize mu rugo rwayo. Turi abana b'Imana rero bidasubirwaho, turi abana b'Imana by'iteka ryose. Kandi nyine nk'uko asobanuye, buno buntu bw'Imana bwadusanze habi twese, budushyira ahantu. Niyo mpamvu abantu benshi buno bwiza, dufite ubwiza bwinshi, ibintu Imana yakoze biri mu bwiza bwinshi abantu badakunda kwakira. Nka kuri Mefibosheti yavuze ngo ndinde wo kugirirwa neza njyewe, ngo ndi intumbi y'imbwa. Abantu benshi ntabwo nyine babishyikira, bigatuma usanga nyine bahora biciraho iteka, bakumva ko batabikwiriye. Wababwira ubuntu bw'Imana, wababwira icyo bagizwe cyo muri Kristo, ukumva wapi baragitinye. Nuko benshi bameze. Ariko turashima Imana ku bwa Mushumba ukunda kudusobanurira, akatwereka umurongo muzima, akatwereka neza abo turi bo muri Kristo Yesu. Ntabwo ari henshi uzabyumva. Abantu benshi usanga nyine badashobora kugwishurira ibi ngibi, ariko dushimye Imana ku bwa Aposo uri umugisha. Hanyuma reka mpereze umwanya n'abandi, ufite ishimwe, ufite icyo asobanuza. Ni karibu. Hari ahantu numvise avuze ngo Yesu yari Imana, ngo ni Imana ni Imana, ubuntu ni Imana. Noneho nibuka ririya jambo riri muri Yohana rivuga ngo jambo yahoranye n'Imana. Ndatekereza se zari Imana ebyiri zabanaga, imwe ivamo ubuntu. Ni mu ubwo buryo mbyumvishe, numva simbisobanukiwe neza. Byumvishe ibyo mbajije? Yego ndabyumvise. Aposo ndatekereza ari hafi. Yego nabyumvise. Natubwire uko bimeze. Yashobora kuba yagiye avaho, wenda sinzi, ariko nabisobanuye neza. Navuze ko navuze ko ubuntu ari Kristo. Ubuntu ni umuntu ari we Yesu. Hanyuma nsobanura ko Yesu ni Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure umuntu. Nsobanura uko byagenze yuko umuntu yacumuye, kandi umuntu adashobora kwicungura kuko ari umunyabyaha, kandi Imana nayo ntabwo yacungura umuntu kuko ari Imana idapfa, kandi ugomba gucungura umuntu agomba gupfa. So rero Imana ihinduka umuntu, nk'uko twabisomye muri Yohana 1 ko ijambo yari Imana. Jambo yari Imana, ntabwo zari Imana ebyiri, ni Imana imwe yafashe umwanzuro wo kuba umuntu. Niyo mpamvu igihe Filipo yabazaga Yesu akamubwira ati ko urutubwira data. Ati uwo data wamutweretse ko biriwe bihagije. Yaramubwira ati Filipo, ati imyaka yose tumaranye ntabwo urabona data. Aramubwira ngo umbonye ababonye data. No kuvuga ngo hanze ya Yesu nta yindi Mana yari ihari. So Yesu niwe Mana, Yesu niwe data. So rero impamvu yabwiraga abantu akababwira ngo data nuko yababwiraga mu rurimi bumva, mu rurimi bashobora kumva, kugira ngo batamutera amabuye bakamwica mbere y'igihe, kandi
igihe kitarasohora. Niyo mpamvu yababwiraga ati hari undi data ahantu runaka, mama ati nidusenga tujye dusenga dute, mujye mubwira ati data uri mu ijuru. Ariko abwira Filipo yamubwiye ngo umbonye wabonye data. Mu yandi magambo igihe yababwira ngo mujye musenga muvuga ngo data twese uri mu ijuru, yararimo ababwira ngo mujye musenga muvuga ngo jewe nubwo yari ari kumwe nabo, ariko kubera ururimi abayuda bari bafite uburyo indimi bakoreshaga. Hari n'igihe yababwiye igihe bamubazaga ngo mbese wowe uruta Aburahamu, arababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Kuko bari bazi rero ururimi rwabo, umuntu yavuze ngo ni ndiho yabaga avuze ngo ni Imana, ngo bahita bashaka kumutera amabuye uwo mwanya, ariko ngo abanyuramo aragenda. So yakomezaga rero kubabwira ururimi ururimi bumva, kugira ngo bataza kumutera amabuye mbere y'igihe. Ariko nyuma ya Yesu nta yindi Mana yari ihari. Ni ukuvuga ngo Imana niwe wari Imana yabaye umuntu, ariko kuko ari Imana ibera ahantu hose icyarimwe, iyo yavuga ngo data ngo yagiye gusenga, yabaga nyine ari Imana ivugana n'Imana. Ni Imana yivugishaga, kuko no mu itangiriro nabwo yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Ntabwo rero zari Imana ebyiri, urumva, ntabwo zari Imana eshatu, ahubwo ni Imana ifite ubushobozi bwo kwivugisha, ifite ubwo bushobozi bwo kuba icyo ishaka. Yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe, bisobanuye ngo nshobora no kuzaba icyo nshaka. Ariyo mpamvu yabaye umuntu kugira ngo acungure umuntu. So ni Imana imwe rero yagaragaye mu buryo butatu, igaragara mu kurema nk'Imana, mu gucungura nka Yesu, hanyuma mu kubyara ubwa kabiri nk'Umwuka Wera. Amen. Ndabyumvishe noneho neza. Amen. Ikibazo nshaka kubariza n'abandi, hari ahantu mwatubwiye ngo ni ijambo ry'Imana ribivuga, ni icyanditswe kivuga ngo uhereye kera, kira cyanditswe twasomye cyo muri Yohana, ngo nta muntu wigeze kubona Imana. Bivuze ngo mu isezerano rya kera byagendaga gute? Babanye n'Imana gute ko tubona Imana yavuganaga nabo, Imana ivugana na Mose, Imana ivugana na Aburahamu imubwira ngo siga. Hagati hose tugenda tubona Imana, tubona Imana ivuga. Benshi Imana yagiye ivugana nabo. Nituvuga rero ngo ntabwo wigeze kubona Imana, ubwo bishatse kuvuga ngo hari ahantu hadusobanurira, utubwira impamvu bavuze kuri yo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo waho wa mbere aravuga ngo, Abaheburayo 1:1, ufite Bibiliya yajyayo tugasoma. Aravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Ijambo yavuganiye bitandukanye yavuganye. Ngo kuvuganira n'umuntu mu wundi haba hajemo icyo twita third party, cyangwa se undi muntu runaka. Ngo Imana ninde uri kuvuga? Ntabwo ari Imana. Uri kuvuga ni umuhanuzi, ariko ari kuvuga mu cyimbo cy'Imana. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Bivuga ngo Imana yavuganaga nabo, ariko ikavuganira nabo mu bahanuzi. Nta wigeze abona Imana, nta wigeze avugana n'Imana direct. Yavuganiye nabo mu kanwa k'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo Mose aramutse avuze ngo Imana yambwiye ngo, Mose yari umuhanuzi. So avuze ngo Imana yambwiye ngo, muri make ntabwo we n'umuhanuzi. Imana ivuganiye nawe muri we, ntabwo ivuganye nawe direct. Imana ivuganiye n'abantu inyuze muri Mose. So iyo abantu batangaga, abantu bavuga ngo Imana iravuze ngo, ntabwo ari Imana ibivuze direct, ibivuganye nabo, ivuganiye nabo muri uwo muntu. Bivuga ngo ni third party, biba binyuze mu wundi muntu runaka. So ntabwo wavuga ngo Imana yavuganye nanjye, ahubwo Imana yavuganiye nawe mu muhanuzi.
so rero uribuka ko na Mose yigize kuyibwira ngo ibintu byo kuvugana na kubona wapi ndashaka kukureba irangije amara ngo nta wambona ngabeho. Ariko biriya byose ni ibintu Mose yatekerezaga, aricyo twita superstition mu rurimi rw'icyongereza, iyo abantu bitekererezaga bakabyitirira Imana. Kuko hari n'ahantu yigeze kuvuga ngo nuko ngo Imana ngiraza ngo ishaka uburyo yamwica. Ibyo byose ni Mose wabivuze, ni ibintu byitwa superstition, ibintu byo gutekereza, byo gukeka yuko ariko byagenze, ariko ntabwo Imana yashaka uburyo ikwica. Reba Imana irimo gushaka uburyo yica Raki, ntabwo bibaho. So rero Mose nawe yaravuze ngo nta wambona ngo abeho, nicyo yihaye nk'igisubizo. Avuga ko ari Imana ikivuze, ariko kandi twebwe uyu munsi turayibona, twarayibonye, ahubwo kuyibona uyibonye ntapfa, ahubwo uyibonye abaho. Yego ubonye Imana abaho, ariko kubera ko iki gihe batashoboraga kuyibona, yafashe umwanzuro yuko uyibonye apfa, ariko amfatinga mu mutima we yuko nyine adashaka no kuyibona kuko uyibonye apfa. Ariko turabizi twese yuko ubonye Imana adapfa, ahubwo ubonye Imana abaho. So rero tuzabivugaho cyane, turimo tuvuga ku bintu, ku ma superstition cyangwa se ibintu abahanuzi ba kera bagiye bibwira yuko ari Imana ibivuze kandi atariyo. Ariko tubibonera hehe? Tubibonera muri Kristo Yesu. Ikitari muri Kristo Yesu ntabwo ari icy'Imana. Niho tugenda tubigenzurira, byose tubigenzurira muri Kristo Yesu. So rero mu bakera bose nta numwe wigeze kubona Imana, uko yavuganiraga nabo mu bahanuzi mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye. Ariko twebwe mu gihe cyacu yavuganye natwe mu mwana wayo, ari we yahaye kuba umurago wa byose, ari nawe yaremesheje isi. So rero urumva ko iyo raporo batanze ko ntabonye Imana niyo koko nta wigeze ayibona, kuko niyo mpamvu bagiye batanga amaraporo atandukanye. Iyo baba barayibonye baba barayivuze ukwiri, ariko buri muntu wese yavugaga agace. Umwe ati ni Jehova Shama, undi ati ni Jehova Nisi, undi ati ni Jehova Shalom, undi ati ni buri muntu yagendaga avuga ibyo. Ariko umwana wayo aje ayitwereka uko imeze, ntabwo yigeze ayita ayo mazina yose bayise, we yavuze ko ari data. Mu yandi magambo, icyo gice ubwo bumana bwayo bwo kuba data ntibigeze babumenya, bagiye babonaho agace. Ariko ubwo buce bwose bwihuje buhinduka umuntu ari we Kristo Yesu. Noneho atwereka sasa Imana icyo ari cyo, ari naho Bibiliya ivuga mu Bakolosayi ngo Kristo niwe shusho y'Imana itagaragara. Imana itaragaragaye icyo gihe, Imana batabonye, twebwe twayiboneye muri Kristo. Ariho twasomye muri Yohana ngo twabonye ubwiza bwe, ngo bumeze nk'ubwiza bw'umwana w'ikinege, ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. So Kristo wenyine niwe wagaragaje Imana, niwe watweretse Imana, ayitwereka uko imeze mu by'ukuri, mu bumana bwayo, mu kuba data kwayo. Ni Kristo wabitweretse, nta wundi. Ntabwo ari Eliya, si Mose, nta wundi wabikoze, ni Kristo gusa. Ndumva muri make nabandekeye aho ngaho. Amen.